Musoboze action. Circulation ibanza kuri moto tugakurikizaho amakona. Uyu munsi turaza kuganira na bamwe mu abarimu bari ready hano batubwira amabanga ku masomo agiye atandukanye. Iyo umuntu atsinze demarrage nibwo umupolisi abahagaze hano mukiza mu wundi kuntu babimeze umupolisi abahagaze hano. Iyo umuntu ari yaraye epfo aramubwira akamanika amaboko nkakora mubona bigenje. Ikindi kintu mu gihe baguhagaritse nta bintu byo kujugumira baba bashaka akamoto gafunge uhagarare neza kabisa. Ngira ngo muri kubibona ibi ni ibikorerwa mu kizamini iyo turimo turakora ikizamini cy'amakona nyuma yo gukora circulation ibanza kuri moto tugakurikizaho amakona. Uyu munsi turaza kuganira na bamwe mu abarimu bari ready hano batubwira amabanga ku masomo agiye atandukanye, batubwira ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye. Mico bahagaze gato mu kanya ugiye kutubwira ukuntu hano gahunda ziba zimeze. So today tugiye kureba ibizamini bikorwa kuri moto. Ese bikorwa ari bingahe? Bikorwa bite? Habanza iki hagakurikiraho iki? Bigenda gute kugira ngo umuntu abone kategori ya moto? Ni kategori A nkuko nabikubwiye. I told you my brother Domis. Uyu munsi uze kubana n'umusongozi, wibuke gukora subscribe, wibuke gusharinga inshuti n'abavandimwe iri somo abantu bose babashe kubona ya light nkuko nagiye mbibabwira. Rero ngira ngo murabibona tugeze ku musozi wa demarrage. Aha ngaha niho hakorerwa ikizamini cya nyuma kuri moto iyo dushoje amakona. Iyo tumaze gukora amakona tumaze no gukora circulation hariya hasi duhita tuza kuri uyu musozi tugakora demarrage. Iyo umuntu atsinze demarrage nibwo umupolisi abahagaze hano mukiza mu wundi kuntu babimeze umupolisi abahagaze hano. Iyo umuntu ari yaraye epfo aramubwira akamanika amaboko nkakora mubona bigenje, ubundi ukamuhamagara agatangira ikizami. Kazamuka bakamuhagarika bakongera bakamuhamagara bakongera bakamuhagarika bakongera bakamuhamagara bamuhamagara inshuro eshatu bamuhagarika ku nshuro ya gatatu akabagize gute akabaratsinze. Uko niko ikizamini cya demarrage gikorwa. Wagenda ugasubiramo nanone agenda ugasubiramo tukakomeza tukiga bino bintu fresh mu buryo bwiza cyane. No kuvuga ngo hano hana bagomba kuhagarara neza inshuro eshatu kandi abari muri vitesse ya mbere abari muri vitesse ya mbere. Ikindi kintu mu gihe baguhagaritse nta bintu byo kujugumira baba bashaka akamoto gafunge uhagarare neza kabisa. So twagiye ni fresh. Icarire kuri moto yawe ntari bimico. Yuba mwita mwarimu Mico. Bamwita mwarimu Mico ari karaza no kubibwira cyangwa nababwire n'irindi zina baba muzeho ry'akazi. Ari gihe ushobora gusanga agende kumwita Mico nkuko nabyumvishe ku gasimano bishaje byo muhamagara cyane. Cyaka bafite irindi zina ryiwe yemera. Izina Mico raryemera. Ndaryemera ariko ntago ariko nitwa Manirafasha Juste. Witwa Manirafasha Juste. Izina Mico se ryaje gute? Byaturutse ku gasima biturutse ukuntu umuntu aba afite ukuntu yitwara mu kazi. Yo bamwita mwarimu Juste. Rero twikoreshereze mwarimu izina wowe ushaka gukoresha ubundi niri. Wowe ushobora kuvuga ati je nifite akazina kanje nemera nshaka gukoresha ntwika cyangwa se nshaka kubakiraho kugira ngo nibonere n'abakiriya. Mico. Ngo turaza gukoresha izina Mico. Naryo rizwi mu kazi. Iyo umuntu arimo arakora ikizamini iyo ari gukora ikizamini cya circulation abari kubara vitesse. Abara vitesse. Ntago ndi gusobanukirwa neza. Kubara vitesse no gukurikiza itwarire yo mu muhanda. Ko ntago wagendera muri rimwe, ntago watwara. Ibyo byo ni ibisanzwe ku binyabiziga byose no kuri be umuntu yangaje vitesse. Ariko twebwe ntago bazangaje baziba. No nk'izi moto twe twigishirizaho zitandukanye n'izindi. Twigishirizaho zigira vitesse 5. Ubundi mu magambo make ikizamini cya circulation amategeko n'amabwiriza kigenga nayahe umuntu abagomba gukora ibihe bintu kugira ngo ikizamini cyo cya circulation kigende neza ibihe bintu abasabwa. Ikizamini cya circulation rero kigirwa n'ibice bitatu. Yego.
hari igice cya mbere ubaraho vitesi 5 ugakuraho 2, ubaraho vitesi 5 ugakuraho 2, yego, hakiyongeraho n'ikinyoteri rero ntabwo wakata uterekanye ko ugiye gukata. Iyo umaze gukata cya kinyoteri ugikuramo kugira ngo ugaragarize umuntu w'inyuma yawe ko cya kinyoteri cyawe wagikuyemo, wajya gukata nanone ukongera ukagisubizamo, yego, mu bice nakubwiye ko ibyo bice bizamo ari 3, yego, akagera rero aho uhagarara aho usoreza ikizami, uhagarara muri rimwe, kandi wakoresheje rero vitesi 5 ukuraho 2, yego, ugasigarana 3, yego, igipande cyo hepfo ukongeraho 2, ugakuraho 3, ugakata wakuyeho 3 ugakata muri 2. Iyo umupolisi aguhagaritse ukuraho 1 ugahagarara muri rimwe, ubundi ugategereza inshuro agukurura. Umunyeshuri abashije kuba yahagarara muri vitesi ya 2 se akaba yanabasha kwihagurukiramo moto itamuzimanya sorry byagenda gute? Yaba yatsinzwe nabwo. Itegeko nuko ahagurukira muri vitesi ya mbere mu gihe bamuhagaritse, kuko ikinyabiziga kirakurega. Ku gipande cya mbere watubwiye yuko umuntu akuraho vitesi 2 kuri vitesi 5 agasigara 3, hanyuma izo 2 hari ahantu zigera zikaza gusubiraho, zisubiraho bigenze gute? Igice cyo kugira ngo ugaragaze ko wakoresheje za vitesi zose wabishangije. Ni ukuvuga ngo ukuraho vitesi 2 mu gihe ugiye gukata ikorosi rya mbere ugezeho, wageraho ukurura vitesi nanone ukongera ukazangaje 2 ukongera ukazisubizaho, hanyuma izo 2 iyo zimaze gusubiraho zirongera zikaba 5, hanyuma zikaza kugera kuri vitesi 1 gute rero? Ukuraho 3 izo maze kuzura 5. Iyo umaze kuzuza vitesi 5 nanone ku gice cya 2 kuri rya kona nakubwiye ukataho werekezaho umupolisi ahagaze, yego, ari ryo kona rya 3, utukuraho 3 ugakata muri 2, ugakatira muri 2. none iyo ubonye ikimenyetso cy'akaboko kaguhagarika ukuraho 1 ugahita uhagarara muri rimwe. Ubwo ni ukuvuga ngo wowe ucana ikinyoteri wamaze no gupangura vitesi 3 wazikuyeho uri kuri 2. Bwa mbere mu gukata dukuraho 2 tugakatana 3, bwa kabiri dukata tujya umupolisi ari tugakuraho 3, turabanza twongeraho za zindi 2 kugira ngo zongere zibe 5, ubundi tukaza gukuraho 3 kugira ngo tugere ku mupolisi turi muri 2. Tubonye ikimenyetso cy'akaboko kiduhagarika, yego, ubwo dukuraho 1 duhagarara, duhagarara turi muri vitesi 1. Ako niko kantu ntari numvisha ahubwo rero, duhagarara turi muri vitesi 1 yakongera akaguhamagara ukongera ugahaguruka, agahaguruka inshuro ashaka, inshuro ashaka. Ubwo iyo zirangiye we iyo yumvishije iyo abubonye ko uri guhagarara neza cyangwa uri kubahiriza ibyo arimo aragutegeka, yego, akubwira gukuramo vitesi, akaguru k'iburyo kakajya hasi, yego, ugakuramo vitesi ukaguru k'ibumoso, ugasubiza hasi akaguru k'ibumoso ukazamura k'iburyo kuri feri, warangiza ukazamura amaboko werekana ikimenyetso kuko nta vitesi yindi isigaye. Ubwo se akandi kantu k'amatsiko misengera hano, uramutse uje muri sirikirasiyo bakakubwira ati wenda kata ugakata, yaguhagarika bwa mbere wenda ukaba wakoze nk'ikosa ukagotwa ukaba wakuyeho nk'ebyiri nk'uko byagenze bwa mbere, ugahagarara muri vitesi 2, hanyuma yaguhagarika akakubwira ngo ukuremo vitesi umanike amaboko hagasigaramo vitesi 1, wamanika amaboko moto wenda ikazima. Iyo izimye bigenda bite rero? W'ikizami cya sirikirasiyo kiba kikwemeje ko ntabwo wajya mu makona utatsinze, ntabwo biba byoroshye bya bintu, bazi ko ikizami cya moto kiba kirenze mani. Yakoze cyane nicyo shifte yarimo aratwereka ibijyanye na demarage, hano kuri umusozi wa demarage nk'uko nabibwiraga, ikizamini cya nyuma bakora igihe bakora ikizamini cya kategori A cyangwa se ikizamini cya moto. So tugiye kumukurikira, agiye sirikirasiyo, tugiye kumukurikira agenda dukoresha n'agasirikirasiyo atwereka ibintu by'ingenzi baba bagomba kwitaho kuri sirikirasiyo. Nk'uko yabitubwiraga hari ibinyoteri, hari gukoresha amavitesi. Mu by'ukuri wumvishe ko utabashije kubara neza vitesi zawe ku kizamini cya moto muri sirikirasiyo bigoranye cyane ko watsinda. So was powerful everyone, abantu mwese mukeneye mushya zo gutwara ibinyabiziga buri kategori ariyo yose waba ushaka, kugira ngo mwabibonye ko nta yindi site yo gukuraho perime uretse akarere ka Bugesera, umujyi wa Nyamata. Biroroshye kandi birashoboka kuri kategori zose, yaba A kugera kuri kategori E, nkuko mwabibonye hari epfo abajeni baba barimo baragenda bakurura imishumi. Release wa release, uri kumwe n'umusongozi, wibuke gukora subscribe, wibuke gukora like, wibuke gutera comment, utubwire isomo wifuza ko tugukoreraho next time, tuzagaruke tugukorera ibintu bidasanzwe. Kashimire cyane Kid, nshimire cyane United Driving School, and them out there, uri kumwe n'umusongozi the one only.